uzi ikintu cyatumye Chrissy arya hiti na icya kabiri tunenga King James musore uririmba neza cyane bamwita Manike. hari akantu yavuzemo katari sawa kuri TikTok kuri TikTok ubyina mu nda ubwo ruvanga abantu babana ni bande kashobora gutuma showbiz hano mu Rwanda ihinduka abantu birirwa bagira ute babana urakumvishe babana ubishiriye ndirimbo buryo bwati ngo wirirwa bana nabonye his excellence ejo bundi avuga ku bijyanye n'umupira w'amaguru avuga ati sinzawugarukamo mu gihe nkibona hakirimo ibintu by'amarozi hakabamo ibintu bya ruswa no muri entertainment harimo ruswa nyinshi ariko turashaka ko ubu ngubu twewe nka Holy Vibe dushaka gushyiraho umuhate wacu turacyari batoya ariko turi batoya batari gito. Yamani bakunzi wa Holy Vibe uyu munsi turi kumwe n'umuntu bita Omega niwe mutamuzi neza n'umuntu w'umubyinnyi ariko akaba n'inzobere mu bintu bijyanye n'umuziki. Nabashije gukora video ejo bundi iba trendy nakoze ku ndirimbo ya Juno Kizigenza yitwa Nightmare. Harimo amabanga menshi tutari dusobanukiwe nifuje ko abafana banje bayamenya bakayasobanukirwa. Mu by'amahirwe yarakunze nkora n'indi yitwa Haso na y'abantu benshi babwira ko batazi ibyayivugwagamo ariko uyu munsi naje kumva indirimbo y'umuhanzi King James wayumvisheho ari kumwe n'umutipe muto cyane musore uririmba neza cyane bamwita Manike. Yitwa Manike nta nubwo nari muzi bamwita Manike ku ndirimbo yabo nyine indirimbo nziza cyane bayita Akayobe. Wakwibaza ngo indirimbo Akayobe yo iri mwiki man abahanzi rero n'abantu bafite ubwenge cyane ngiye namaze ku abantu bahanzi bararenze sibyo umuhanzi aba yabanje gutekereza kugeza n'ubu reba kuba indirimbo ishobora kubigeze nko 100 ngahe nta muntu urasobanukirwa Akayobe cyari cyo cyangwa se ngo n'amasirenge yose ari mu ndirimbo. Nanjye nabashije kureba indirimbo yitwa Akayobe narebye channel ifite 238 by'aba subscribers ubu ngubu niba bimaze kugira kandi igishye hanze uriya muhungu yari afite ba subscribers batari hejuru 10 na bingahe na bibiri bari bakeya cyane kabisa ariko kuba yarakoranye n'umurigendi King James umusaza twubaha kudeshapo kabisa yajyaga binkorera byatumye yubaka izina. icya kabiri tunenga King James hari akantu yavuzemo katari sawa kashobora gutuma showbiz hano mu Rwanda ihinduka avuga ati ngo abantu birirwa bagira ute babana urakumvishe babana ubishiriye ndirimbo buryo bwati ngo wirirwa bana kuri TikTok ubyina mu nda ubwo ruvanga abantu babana ni bande ubwo nyine nanjye nibo nibaza weho abantu bazanye iyo terime ku bana ni inde nyine ngiye iyo terime nyezi ku muhanzi Chrissy afatanyije n'umuhungu bamwita Shafi yego mu ndirimbo nanone bita Bana mu ndirimbo yitwa Bana yandi bajya bagira gutya bana nyine turira ndirimbo ku feeling fo indirimbo ibyinitse indirimbo nziza indirimbo nakunze cyane sinanye njyenyine. By the way niba muzi neza rero iriya ndirimbo ku Bana ndagira ute indirimbo ikundwa n'abantu benshi ariko abantu benshi ntabwo baba bazi impamvu abahanzi bakundwa ni yihe. Ese kuki Chrissy izi indirimbo yose akoze ikundwa n'abana cyangwa se abandi bantu batandukanye mwaba muzi impamvu ibyihishe inyuma turi buze kubivugaho muri iki kiganiro. wewe wibuka gukora subscribe kandi udukurikire paka kugera ku musozo kugira ngo ibyo byose uze kubimenya. Twagira ngo duhere kuri iyi ndirimbo twari tuvuze ya Manike na King James bayita Akayobe. Ese yo King James avuze ngo wowe wa mukobwa ngo wirirwa bana warangiza ngo ukanagira ute ngo kabyina mu nda kuri TikTok ubyina mu nda ibyo bintu bifata nk'ikintu kibi ugifata nk'iki wowe? Oya nyine ngiye kugeza n'ubu kiretse wenda babonye ubwabo ko ari babiri wenda nyine nkagerageza nyine kumva nyine impamvu wirirwa bana ese ni ibintu bibi ese ni ibintu atitaho sibyo uburyo nyine hari ibintu aba yaretse akajya kubanira kuri TikTok sibyo cyangwa se akaba hari ibintu nyine ugadakurikirana neza niko mbyumva uburyo nyine ashobora kujya kubanira TikTok yirirwa ajya kubyinira mu nda kuri TikTok akabana nyine ibintu nk'ibyo nyine numva n'amatsiko menshi urebye iriya ndirimbo nyine njye nyine keretse wenda ubwabo duhuje nka
nyine nkamenya ukuntu nkabibariza ubwabo. Aha, ngiye rero nakoze ubusesenguzi nk'uko mubizi kuri iyi channel dukora ibintu bya analyse tugasesengura ibintu byose kuva ku mano kugera ku musatsi. Kuri channel yacu rero nk'uko mubizi dusanzwe dukora ubusesenguzi. Ibyo navugaga ese King James nk'uko mureba ko yaramaze iminsi adakora, atigaragaza, atavugwa cyane, wenda kuba yafashije uyu muhanzi akamuha collabo ni ikintu cyiza cyane yanazamuye umuhanzi. Man nyine tongeye nshimira King James, sibyo nshimira King James man. Abapeti benshi ku rundi ruhande nyine hari nk'igihe tujya twibwira ko abahanzi bakuru to baririmba abenshi nyine baba bafite akimodo, reka mvuge ngo bafite akimodo cyangwa se tomanieri, sibyo nko kuntu nyine umuhanzi kugira ngo aguye collabo man biragora, ni ikintu kigoye cyane, ariko nyine kuba nyine uriya Petit Manique yarabigerageje birabiboro byo kuba yasaba iriya collabo akayisaba King James, ako kanya ibintu nyine bigahita bihura. Mwana nyine yakoze akazi gakomeye cyane, wenda bishobora kuba byaramugoye cyangwa ntibimugore, ariko nanone na King James nyine tumushimira cyane kuba yarahaye uriya muhungu wacu collabo. Ngenda mushimira cyane mwana. Ni ibintu ubundi babigoranye kugira ngo ubone umuntu nk'umupapa nk'uriya, reka mbare njye n'umupapa kuko njye muri za 2015 nibwo bwacu twaguze akaradiyo nyine kajyamo memory card, sibyo 2015 nibwo yarafite Sonitec, zimwe zari Sonitec ariko zijyamo na flash, sibyo za radio nyine zavugaga bya dance nyine muri icyo gihe aragenda gurana naga flash, so ntago ari flash kuko icyo gihe twari tuzi bira boro bita adapter bijigo nyine nibyo tugita bijigo ushiramo ka memory card. So nyine zira ndirimbo buhoro parapara za ndirimbo nyine uriya muhungu King James yakoze muri iriya myaka, mane zari ndirimbo nziza. Iyo mba nyine icyo gihe nge nari nzi no kubyina nari no kuzibya, uri kugenda uzibya ko narazikunze, mane naraziririmbye nyinshi. Urumva ngo nta utarabikoze kuko nanjye ndibuka umunsi wa mbere njya gutereta nifashishije indirimbo ya King James tabari buhoro ndirimbira umwana yari unje mu maso yanjye, ntabwo nzi kuririmba, ntabwo ndi bukomeze kugira ngo mutababara cyangwa nyine ubyumva kuyanga umuntu byumva yayumvishe cyangwa uzi showbiz n'ubundi ibyo bintu arabikurikira. Gusa iyo ndirimbo ngewe yamfashije gutereta, ariko icyo tuvuga n'ubundi tutagiye kure ngo tujye muri byinshi, King James kuba yifashishije Chris Easy akifashisha Kevin Kade, si bivuze ko batangiye kubona ko nubwo ari abarigendi bari kuvaho akazi izindi generation zitwika cyane. Biriya bifungurira amarembo izi generation zihari. Ndakeka King James nawe yakoze iryo jambo arivuga Precizi yagize ute yicinye cyara aravuga ati wow uko birahangaha niba n'abarigendi bavuga bati coup de chapeau, nanjye hari icyo maze gukora muri industry y'umuziki w'u Rwanda. Gusa nanone ikindi kintu gihari, King James nawe kubera ko yari amaze iminsi adahari asobanukiwe showbiz, niyo mpamvu yakoresheje ibintu bigezweho kabisa. Ari nacyo mvuga nari nkubajije ikibazo impamvu Chris Easy akora ku ndirimbo iyo atunze urutoki yose ikarya hit, urabizi? Iyo mpamvu nshobora kuba nyizi mu buryo bwanjye. Aha mbwira mu buryo bwawe. Mu buryo bwanjye abafana badukurikira ngenda umuntu nyine ndabyina umubyinnyi, gusa wenda nabara ko bisa nk'ibintu bitampiriye cyane ngo ngere kure cyane, gusa narabyinnye kandi nyine byaranantunze igihe kinini kubyina kandi n'ubu biracyantunga. Oye nanjye njya kukubona bwa mbere nakubonye kuri Kigali Today, mbona bagushyizeho wabyinnye ukubita umugongo hasi, aho nandi mu irushanwa rya Ati Rwanda. Aho ngaho narakotanye papa wanjye guturuka ku murenge ku karere gushyika ku ntara inshuro ebyiri, birangira nshyize no ku gihugu. Gusa ku gihugu sinzi nyine ukuntu byagenze, nyine nabonye bambwira ati papa we ntabwo twakubonye ku rutonde, nyine sinibwira ko nyine reka tubivugeho ibi bintu. Niba Ati Rwanda tuyikurikirana we yatushyira ukuri hanze, tubwize ukuri abanyarwanda. N'ubundi inkovu iyo ikirimo igisebe mo imbere n'ubundi bikiri igisebe,
nubwo haba hari ahantu hasibye ariko mo imbere harimo iki nyine ngo Ati Rwanda ngo niyo tugiye kuvugaho none Rwanda kabisa. Ubundi wowe niba warageze ku rwego rw'igihugu bakagukasa ntibakubwire ngo uri ku rutonde kandi ibitangazamakuru byaragiye bigufata ibyo bintu wabyakiye gute? Ntago nabyo nyine papa nyine sinihaye amanota sibyo ku ruhande rwanjye ako nyine tu judges hirya no hino Riderman yarambwiye ati muhungu wanjye wakoze neza pe Man Martin yarambwiye ati muhungu wanjye wakoze neza pe wabyinnye neza ndetse n'abanyamakuru hirya man njye nta kintu cyambabaje man cyambabaje noneho niyo nanatsindwa pa icyo nta kibazo nyine bibaho man turabyakira hari igihe umuntu akwiba ukaba umuzi urumva kazi ko yakwibye akana yagutsimbye ntuwamenye icyo kintu urakizi so rero nyine hari ukuntu byaje kugenda nyine tunababajwe no ku interview yanjye mani bankoresheje batanayipostinze. Uyu mujama yitwa Omega Dance, nujya kuri TikTok urashaka Omega Dance uraza kuyibona, yagenda ashyiraho dance ze zitandukanye ndetse no muri iyi minsi hari ikintu kinini turimo gutegura muzabona talent ye, ndakeka ko mu minsi mike cyane muzayibona hanze. Ndakeka hari nk'abantu bataza ahantu turi kuvugira ahantu turimo kuvugira rero ntabwo turi Kigali, turi mu Burasirazuba, niho turi mu karere ka Gatsibo, niho dukorera ibi bintu byacu. Gusa icyangombwa location si ngombwa, ariko icyo mbabwira nuko location si impamvu ariko reka ducisheho video ntoya barebe. Ni ikintu nawe wishimira iyo wireba ukabona uburyo ubyina kabisa. Ba Titi Brown ndakeka ntacyo bakurusha. Oya bandusha hit papa. Hit. Urakoze cyane. Ikintu barakindusha. Gusa nyine kandi respect kabisa bari abasaza ndanabafana fo General Bendo, Baby Art. Urumva ntibagiye n'umuhungu wanjye hariya nyine to rampeti nyine man Titi Brown to wenda nyine byabaye amahirwe make. Hari abapeti banjye man benshi, hari n'abadada noneho sigiye mbona babikora fo nkura mudada wabyinnye muri antirimbo ya Dani nanone ejo bundi yitwa nde niba nako ngira ngo ni Kevin, ushobora kuba ari Kevin. Bari abapeti nyine man ni neza kuko ni club nyinshi ziri mu Rwanda zibyina, njya mbona nyine n'abavandimwe hari ukuntu bagira nyine bakagenda basurasura abana bafite impano. Nanga yawaci mu karere ka Gatsibo, umurenge ni Kabarore. So nyine dufite impano, dufite abana bafite impano, ubwo navuga ko ari hidden talent papa, sibyo? Ni impano zikishe mu bantu, abana nyine cyane buriya n'umuntu mukuru agira impano cyane. Nk'uko mubizi rero ahantu nzi haba impano nyinshi ni mu karere ka Rubavu, aho bakunze kwita ngo Brazil cyane bakaba bazi ku bintu by'umupira. Gusa njye nakuze nzi ko mu Burasirazuba ariho hantu hari abantu bazi umuziki, niba ari uko baturanye na Uganda bavuga ati niho haba abantu ba mbere bazi kubyina. Iyi minsi muraje mubone i project turimo gukora, mubone nizo mpano zabo. We kandi subscribe, ndabizi kutaza ira project nabara karagaseke karapfundikiye, ni ikintu kinini kandi kigiye kuzakora. Buri muntu wese yaba ari umuntu uherereye mu murenge wa Kabarore, umuntu uherereye mu murenge Kiramuruzi, umurenge Gitoki, reka mvuga imirenge twegeranye, ndetse n'imirenge yindi cyangwa se n'utundi turere kambara uturere. Wowe winavuga gutyo ni social media isi yose nyine abantu bose support kuri mwirakenewe kandi nyine bari neza nyine. Nta yindi support dukereye nuko wowe ukanda subscribe gusa, nta kindi, share, comment ndetse binashobotse iyo ukoze aga comment nyine hasi bigaragara neza bya bintu. Ikindi rero tutarataruka ese Ati Rwanda ko tuyibonamo abantu b'aba legend, hakabamo Lucky,
umunyamakuru uwo bita Nzeyimana ndamufana cyane kabisa. Harimo n'abandi bantu benshi bakunze kuba bahari, ariko muri icyo gihe sinzi wenda bayikurikiranaga ngo ni bande. Icyo gihe n'ubundi yari irimo uwo musaza bita Mazimaka Jean de Dieu, hakazamo Kennedy, abo ngabo nabagiye bahagarariye hari abanyabugeni tuvuga ba judge bajyanye n'ibintu by'umuziki. So judges bari bahagarariye umuziki, nabara ko uwo twakoranye bwa mbere bari bazanye papa wacu umusaza, bamwita Riderman Riderzo, umuhungu kabisa uri kubikora nawe muri iyi minsi. Nabonye hari akazigo kari hanze purapu kabisa, ni neza. Muri arushanwa ryawe nakunze akayesi yamaye yes. Aravuga ati yes, aravuga ati papa anzamurira akayesi, mani Maite anzamurira akayesi, sibyo. Harimo n'abandi bajaji nyine nge nabara ko nahereye ku murenge mbona yes 6, ngera ku karere mbona yes 6, ku ntara mbona yes 6. Just irushanwa rya mbere twakoze ku rwego rw'igihugu nabonye yes 6. Irya nyuma ariyo twakoresheje, twakoze nyine tutari buze kuzamura amayesi, ahubwo bari bujye ki mukanama nyamarampaka, ari naho ibyo bintu byangize gutya barabisinya nyine biragira. Hari ukuntu rero bajya babivuga ngo n'ubundi ahangaha mu Rwanda habamo ibintu bijyanye na ruswa, tubivuge ko biri n'ubundi n'iby'umukuru w'igihugu adutoza twabatoya kudakunda ibintu byo guca iruhande cyangwa tuzana ibintu byo kubera, ahubwo bashaka ko dukoresha ubutabera. Niba ari abantu bagize utya bakavuga bati tugiye inyuma tugiye kubinoza, bakaza bafite ukundi bakurenganyije, kandi wenda abafana bo barabibonaga ko bikwiye. Ari igihe nyine bura nyine barakubwira ngo nyine hari ibintu biba ako kanya kubyakira nyine kare ibintu bigoranye. Papa nyine tundi umuhungu boro henshi nyine nagiye ndata hamwe na hamwe, rega buriya mu buzima hari amahirwe batarayawe, sibyo. Nakinnye umupira sibyo bya selection natsinda, ako nyine mu biza guhura nuko ngo bare bapimye nabi nari igikuru. Baje gupima nabi, so nta mpamvu rero kuba ibyo byabayeho. Hari amahirwe ndayarata, ndetse njye no mu ishuri ntabwo nagize amahirwe menshi. No mu ishuri naho nahaburiye amahirwe. Bibaho, nta kirenze kirimo. Ngeze muri Ati Rwanda naho barakurira mu bintu, naho nyine bandiriye mu mimasi. baguriye muri matematike gutya batabyumva. Noneho byaranashimishije, ariko nyine nanone abankunda narababonye, kuko hari n'abantu nje nyine ikintu wenda nakunze, nubwo nagiye nkagotwara bolo nkatsindwa. Video yanjye ya mbere bari bayishyize ku rubuga kuri TikTok, iriho wandika ati Rwanda ubuhanzi, urabikurikirana ndimo gato kangana gutya nk'umuntu watsinzwe. Ntabwo warya umwanya nyine nk'abantu batsinze, sibyo. Noneho ako nyine naranabikunze cyane, kubera ko televiziyo y'u Rwanda mu gihe ejo bundi cya shampiyona y'umupira w'amaguru igikombe cy'isi narabikunze cyane. Nicaye ahantu nagiye kuvumba agapira, urumva. Noneho nicaye ngiye kubona mbona ibintu ntari nzi ko byanashoboka. Nagiye kubona mbona nyine hari ikipe nafanaga nyine bari bayitsinze, ntabwo nyine nayivuga, gusa yuko bari bayitsinze nanarakaye, urumva. Noneho nubitse umutwe negereje igice cya kabiri ngo bongere bayitsinde. Ako nyine nko mu masegonda 60 ubwo no munota man nibonye kuri screen flat nziza nini cyane ya 34, nibona neza ndimo ndabyina. Icyo gihe naraharirisha abantu bari baraho ati wamujyama n'umustari wa muntu burya nyine niki man nyine biravugwa. Abantu bemwe baranaferesta papa, baravuga ati warakoze ko baratugereyo man, kugera ku rwego rw'igihugu n'ibintu bikomeye. Uri muri gende nyine Kabarore, ibintu bakuvuga kubona uri kuri televiziyo ikomeye mu gihugu, televiziyo y'u Rwanda. Ibintu babikubiye ibyo bintu, niba ibintu byari byarabaye bikarangira bikongera bikagaruka, abantu bakabinyuzaho mu rwego rwo kugira ngo shampiyona ikomeze, ariko abantu barimo bongere bishime, aba babaye bishime. Kuva umunsi wa mbere nabonye shampiyona y'igikombe cy'istangira,
ku munsi wa mbere nafunguye televiziyo ninjye wafunguye nyine igikombe cy'isi sinjye nyine yagare ko nyine ndivuga kuko abandi ntabwo ari njye nabo bazivuge sibyo gusa nyine tu nabonye na bagenzi banjye twakoranye bagiye bacaho ukwirushanwa nyine byagiye rigenda bagenda babinyuzaho kandi nshimira nyine n'abajaji benshi bankosoye ikosa nyine rimwe nibyo nagize muri Rwanda kubyina ngize gutya ariko urumva ko byasa kose ushobora no kubagarukira wasanga wenda batarakurenganyije nyine ngiye impamvu ntabwo nabishyizemo semane ko tujya gukina umupira refa nyine akabera ukabibona ureka gukina umupira urakomeza so nyine ejo bundi irushanwa ryarabaye sinaryatendinga kubera ko nari mfite akazi ndi umufotogarafe ubu ngubu nibyo ndimo gusa nyine n'ubutaha ryongera kuba nkishoboye ndumva nzaryatendinga kuko byinshi muri byo nzi uko rikorwa uko rikurikirana so n'inshuro ijana umuntu wese n'umuntu watsinzwe ntakihebe mu kintu ngo nuko atsinzwe iteka turagerageza muri make rero urumva ko wenda uyu muntu avuga ati njye nararengagijwe Omega avuga ko yarengagijwe gusa ikimenya ni ikintu gisanzwe kibaho muri entertainment noneho no muri umupira w'amaguru avuga ati sinzawugarukamo mu gihe nkibona hakirimo ibintu by'amarozi hakabamo ibintu bya ruswa no muri entertainment harimo ruswa nyinshi ariko turashaka ko ubu ngubu twewe nka Holy Vibe dushaka gushyiraho umuhate wacu turacyari batoya ariko turi batoya batari gito gusa tukabikora muri transparency nta zindi nyungu zirimo ahubwo ibintu bigenerwe uwo bigomba nicyo kintu dushaka ahubwo n'ubundi wenda abantu badukurikira reka dukomeze tubahe show tubabwire no ku bindi nyine njya nkunda nyine abanyarwanda ba kera nyine muri la minsi sibyo man njye nyine njya numva nyine nkumbuye n'ibihe bya kera yego nyine kera hanjye si kera cyane akaba nafatiye narahakunze naranahishimiye kubera ko nk'ubu ngubu hari nka sirogo zibamo muri iyi minsi nanavuze ziracyahari kuvuga ngo nyine intore ntiganya ishaka ibisubizo sibyo ariyo mpamvu nyine ngiye mvuga ngo ibi bintu nyine tu nta mpamvu yo kuganya sibyo nta mpamvu yo kwigera twiheba muri iyi minsi muri iki gihe turimo si n'iyi minsi igihe cyose kigomba kuba kiri imbere yacu tugomba gushaka ibisubizo kuko turacyari intore sibyo gusa nyine ikintu kijya kimbabaza nanone ubutaha ngenda ndashaka tugombe tuzategure nk'ikiganiro kirimo ibintu dusubire inyuma sinshaka ibintu ngo turi mu iterambere cyane nta kantu nyine ndi kukubwiraho gusaba nyine njye ubutaha bikunze umunsi ku wundi nyine umunsi ku munsi tuzadukora ibiganiro bitandukanye njye na mugenzi wanjye mu bishoboka ariko nyine dushaka tuzaganire twigiye inyuma gatoya nko muri 2007 kuko ni wantu numvaga nyine nsa nkaho nenda kumenya ubwenge sibyo najyaga nkunda cyagiye twataramaga kera turi abana dukina ibintu bita agacupa cyangwa se kwiso duca imigani ibyo nyine biri mu muco nyarwanda ariko muri iyi minsi urabaza umwana w'iyi minsi akakubwira sibyo n'ibiki ntabwo yabimenya gusa nanone ikintu gihari wenda ndabyumva kandi njye mba nabikodinze gusa ikintu nakubwira ko twe tuje gushyira entertainment ku murongo tuje gushyira entertainment ku murongo ku buryo abantu bavuga ati izi ni impinduka zije ni ati nshyashya ni ibintu twari tutamenyereye kandi bifite uburyo bigirira abantu umumaro hari abantu bakumva entertainment bakumva ari umuziki woya njye nazi kuririmba ntabwo nakora entertainment none si njye nzi kuririmba ahubwo wari wambona ndirimba njyewe abantu benshi babyumva ntazi kubyina ntabwo nabo mu entertainment irimo ibintu byinshi cyane reka tuvuge ku bintu by'ingenzi dufata umurongo nuvuga ngo icyo twamaze kuvuga ku bintu bijyanye n'akarengane wahuye nako ariko twari twatangiye tuvuga ko tugiye kubwira abantu ku bijyanye n'izi ndirimbo zirimo gusohoka n'impamvu abantu bakunda kurya hiti nyine muri komenti sibyo umuntu uzashaka ko dusubukura uburyo nagiye muri Rwanda bikarangira hari ikibaye gutyo n'uburyo naje guhuramo n'abantu gutyo ibyo nabonyemo azandika muri komenti adusaba icyo kiganiro tugikore uretse n'ibyo ngiye gushyiraho link ahangaha ni channel itari yanjye sinzi wenda uko bigenda ariko ndemera nyishyireho kugira ngo murebe uburyo uyu mujama yakoze ibintu bye neza murebe
ari kuri channel runaka ninyishyiraho mwe muraza kureba uburyo uyu muhungu abyina murebere kuri iyo channel iri officiel mutagira ngo ni ibintu turimo kubabeshya noneho utaha nimubona bikwiye munandike muri comment mutubwire ati uyu mujama mutugarurire yongera tuhereze amakuru kuri ibyo bintu dusobanurire neza Jedi sukuba amakuru gusa uri tayari sukuba amakuru gusa nzabaha imbyino sibyo nzabaha imbyino zo uzatubyinira live nzababyinira so live video zanjye zo kubyina nk'ubu ngubu dufite reka kagaseke mfite reka nkamena reka no kubivuga ukavuga wikamena utamena ibanga udakora mu mata noneho nyine tumwibwire ko ako gaseke agakomara yayo oya kareke karimo nyine ndakwingenza kareke utababwira kandi ibintu gusa nyine wumve ko tubafitiye agasege so hari ikintu kinini gikomeye sibyo uzakibona kandi kigiye kuba ikintu kigiye guhindura amateka cyane cyoba kibiguye gihereza abantu benshi imirimo ariko muzabibona sinshaka no kubivugaho ahubwo reka twikomereze ku busesenguzi bwacu Chris Easy akoze ndabanabana iriye hit akoze inana iriye hit ishu akoreye ishu ngahariye hit akoze sorry ishu ibyo byose nyine no hit urumva iyo hit yagizanye oya iyo hit ubundi rega nitwe dutanga hit nitwe dutanga hit urumva ubundi ikintu nkubwira oya twanarize uriya mujama urebye ni ikihe kintu wabonye kuri Chris Easy atandukanyeho n'abandi bahanzi bose Chris Easy uruhande rumwe uruhande muziho ntabwo muzi mu kafiyo kenshi kugeza n'ubu ntabwo nzi niba Chris Easy ashobora kuba nk'inzoga abanywa itabi sibyo ngiye kugeza n'ubu sindanabona girlfriend wa Chris Easy sibyo Chris Easy ni umuntu ni inshuti ya bose aho maze kumumenya Chris Easy twigeze kuganira icyo gihe naramukorinze ndamubwira ati bro hari ahantu ndaga kugutumira mu gitaramo icyo gihe twari gukora igitaramo ahantu bita Matimba sibyo twari gukora igitaramo icyo gihe umukire bari bunkoreshe arambwira ati ndagira ngo uvugane n'umuhanzi tumuha amafaranga aze sibyo nzi ukuntu ibintu bijyanye n'umuziki bimeze nzi no kuntu bivuna hitiye nyine hiti reka nkubwire ndimo ndagira ngo nkomozaho Chris Easy naramuhamagaye twavuganye hafi y'iminota 3 arambwira ati witwa Omega wambwiye ko mu rugo ni Kabarore ariko urashaka dukorere Matimba tuvugana amafaranga sinyavuze ko n'ubundi ni ibintu byarangiye twavuganye amafaranga gusa ikintu yarambwiye ati bro ayo mafaranga ni make nk'umuntu nyine uzi ibintu bijyanye n'umuziki cyangwa se nk'iki nanjye nyine narimubwiye ngira ngo kuko boss yari abimbwiye mubwire nawe nze kumubwira ati boss byanze bisize mu nyuma kuri WhatsApp yaranyandikiye arambwira ati nyine wihangane kuko tuba dufite label kandi ntabwo nacomoka label ngo njehe aho ngaho rebo ni abantu tuba turi kumwe n'abasangira ngendo ntuzamfate nabi cyangwa se mwumve ndiyemera oya siniyemera kandi none nawe ubwawe urabizi hari abantu pasiga rebo mvuga harimo manager wanjye hari Junior harimo ndetse n'abandi bantu ni nk'umuryango femu nyine so ndabyumvishe gutyo gusa ariko numvishe nta kwiyemera kurimo bitewe n'uburyo yabimbwiyemo we noneho hari umuntu ukubwira ati amafaranga ni make navuganye na Afrique nanone sibyo abantu bariyemera Afrique yo tuvuganye nyineho arambwira ati papa reka ntibivamo ntabwo byavamo ahita nankupa ndongera ndamuhamagara ngira ngo twumvikane arambwira ati bro wikwigora ndabata ariko n'amafaranga nayongera tukavugana ko turi kuvugana Afrique acishamo agakuba so Chris Easy ariko yaciye inyuma ari nyese urumva ko umuntu ari umuntu ushaka kubana n'abantu bose uwo ni umuntu nyine ufite uburyo abanamo n'abantu so gusa nanone ikintu gihari urabona Chris Easy no umuntu ubana n'abo bose yego cyo kintu ntabwo nari nyizi kuko ntabwo nigeze mvugana nawe sinagize nayo mahirwe ariko nitugira amahirwe n'iki kiganiro azanakibona
gusa natwe tutanakibona inshuti ze zizakibona nk'uko Ya. twari tumaze kuvuga. waravuze yuko Chrissy mwavuganye wumva uburyo ari umuntu uri humble. ni ibintu byiza cyane kuko n'abana baramukunda. abakecuru nge mama wanjye ajya akunda kuririmba uturirimbo twe nkumva mama arimo kwiririmbira akaba nk'inana geze waje tukakinira iby'abana. mama arayikunda. papa yigeze kwiririmba kandi papa ni umuntu akunda n'umudive akunda kwiririmba indirimbo zo mu bitabo. ariko icyo gihe twari turi mu rutoki reka bifira papa ngiye kubona ngo numva nyine ari kuvugiriza inama. impamvu rero uriya mujama akundwa ku bintu byinshi birambuye mushaka kumenya kuri Chrissy mukande subscribe. ariko tubona ko buje igiye kuzima ngira ngo mbabwireho ikintu kimwe. murebe video z'uburyo ziba zimeze nimuzanariza neza. areditinga afite video nziza aba yatekereje akora ibintu birimo magic ukabona ziri magic ukuntu kandi ibintu byiza cyane. ibintu bidakorwa na bose. nta wundi muntu ubizi niwe wiyeditingira video ze. kandi iyo wiyeditingira uba uri umuhanga cyane. abikora ku buryo umwana bireba akabikunda, umukuru yabireba akumva atabihaga. nyine biba biri mu bugeni. noneho hari n'izindi mpamvu nyinshi ariko zo tuzazivugaho ubutaha kuko dore buji ya kabiri igiye kuzima kandi izimye ikagwa ahangaha kuri aya meza hasi. reka tugaruke kuri King James Manique dusoza tugira ngo nyine wazombaza ati King James na Manique bimeze gute. noneho njye kankubaze sibyo. noneho wowe njye navuze uko mbyumva King James ko bimeze. noneho wowe ko kuri iyo mpamvu iyo ubonye nka King James cyangwa se uriya mwana Manique uburyo nyine ari kwitwaramo muri industry turimo sibyo, mbese ubona wowe bimeze bite? ubona nyine afite intego isite? ntabwo nagiye gukora ubucukumbuzi bwinshi kuri Manique ngo ndebe video ze ariko indirimbo ye nabonye ni imwe we na King James. indirimbo bakoze nziza cyane yitwa Akarabo Akayobe. indirimbo yitwa Akayobe, indirimbo nziza cyane ifite ishusho ryiza. umuntu wese wayikozeho yakoze ibyo agomba gukora bikora neza. ariko icyatumye irya hit ntabwo ari uko Manique ari icyamamare na King James uko amaze iminsi ahari twabonye ko amaze iminsi atanakora, ahubwo bifashishije hit ya Chrissy n'indirimbo yitwa na Kevin Kademi. yafashe indirimbo yitwa Bana ya Chrissy na Shafi. yifashisha nanone indirimbo yitwa Munda ya Kevin Kademi. uzi kuririmba nanone neza. ni ikintu gituma Chrissy tuzakizana tubabwire Chrissy impamvu akundwa. King James yakora indirimbo igakundwa. promotion y'indirimbo ikorwa ite? ese ni iki gituma umuhanzi aba legend undi agakora imyaka myinshi ntibikunde? ngira ngo tuvuge ko ubutaha nibo baduha umurongo. ako nyine bantu mufite amatsiko muzaba mufite amatsiko uwo munsi ku muntu uzareba iki cyegeranyo cyangwa se interview sibyo. umuntu ufite amatsiko y'agaseke kagomba gupfundurwa sibyo. hari icyo bita reka yongere akantu gatoya mbanosheraho. hari icyo bita street ni umuhanda. street kabasi. hari icyo bita kabasi murakizi? ni ikintu mutazi nta n'umuntu ukizi. ni slang ku bantu benshi. musobanura indirimbo tuba tuvuga kuri slang ntabwo karazima ariko kagiye kuzima harabura gatoya. slang ni amagambo nyine abantu bavuga abantu ntibumve. nituvuga ngo kabasi ni abantu babyumva barabizi, abatabizi ubutaha bazamenya. yo ntuvuge byinshi. ni muri comment. Bye yazimye.